Ndagushushe cyane kandi nguhaye ikaze. Iyo iracyari Beta Skills TV, tugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi biba byibanda ku buzima ndetse n'ibindi byagufasha kuba wagira ubuzima bwiza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibiribwa bigera ku 10 bishobora kukurinda gusaza imburagihe, ku buryo uko ugaragara biba bihuye n'imyaka ufite. Nyuma yaho ndaza nkubwira ibindi biribwa ndetse nuko wakora masike zigiye zitandukanye zagufasha kugira uruhu rudafite ibiheri ndetse n'iminkanyari. Guhaye ikaze, hibutsa kwiyandikisha kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye isheni ya YouTube igenda ikugezaho umunsi ku munsi. Ibi ni ibiribwa 10 byagufasha kudasaza imburagihe, bigafasha uruhu, umubiri ndetse n'ubwonko kugumana imbaraga ndetse n'itoto. Ikiribwa cya mbere ni ikiribwa bita avoka. Avoka ifitemo ibinure byiza ndetse ikagira vitamine E ikomeza uruhu ndetse no kurwanya iminkanyari. Ikindi kimera hari imbuto z'inkeri. Imbuto z'inkeri zifitemo icyo twakwita antioxidante nyinshi zirwanya kwangirika k'uturemangingo. Ikindi harimo indimu ndetse n'amacunga. Ibi bifasha gutuma collagen y'uruhu yiyongera, uruhu rugakomeza itoto. Ikindi nuko imboga z'icyatsi harimo isombe, dodo ndetse na epinari zigiye ziganjemo vitamine K, folate, antioxidante bikomeza amaraso ndetse n'imikaya. Ikindi nuko imbuto z'imbuto harimo nka amande, cashew ndetse na walnut zifitemo omega 3 ndetse n'imyunyu ngugu bifasha ubwonko ndetse n'uruhu. Ikindi nuko amavuta ya olive afite ibyo twita anti-inflammatory arinda imikaya ndetse n'uruhu gusaza. Ikindi nuko pavuro ndetse na karoti byifitemo ibyo twakwita beta carotene irinda uruhu ndetse igasukura uruhu imbere n'inyuma. Ikindi twavugamo amagi. Amagi afitemo proteine ndetse na karori bifasha imyakura ndetse n'imikaya kutangirika. Tungurusumu ndetse na tangawizi, ibi birwanya umunaniro w'uturemangingo bikongera ubudahangarwa. Amafi arimo nka salmone, saradine byose byifitemo omega 3 yongera elastike y'uruhu ikarinda ubusaza buturuka ku gikorwa cy'umubiri. Uburyo bwo kubirya neza ni ukubirya ari imboga ndetse n'imbuto buri munsi, kugabanya isukari ndetse n'ibiribwa byatunganyijwe mu nganda, kunywa amazi menshi, gukora siporo byibuze iminota 30 ku munsi, gufata agace ka avoka cyangwa olive oil ku ifunguro. Gusa nanone hari ibifasha kugira uruhu rukeye ndetse rutagira ibiheri n'iminkanyari. Iki gihe hari imbuto wakwibandaho gukoresha. Izi mbuto harimo avoka, inanasi, watermelon, indimu, amaronji ndetse na pome. Ibi bigufasha gusukura uruhu ndetse byifitemo na collagen bikaba byakurinda n'iminkanyari. Imboga twavugamo nka karoti, beterave, epinari ndetse n'idodo. Ibi byifitemo antioxidante zisukura amaraso zigakuraho udukoko tw'umubiri. Ibiribwa bifite amavuta meza nk'amavuta ya olive, ay'ubunyobwa, aya amande ndetse na walnut. Ibi birinda uruhu kuma ndetse bigakomeza na elasticity. Amafi nka saradine, tilapia na salamander bifitemo omega 3 irwanya udukoko dutera ibiheri. Ikindi nuko umuceri w'umuhondo ufasha mu gusukura umwijima n'uruhu rukabengerana. Hari imico rero yo kwirinda ibiheri ndetse n'iminkanyari. Icyambere ugomba kwibandaho hari ukunywa amazi menshi, gusukura umubiri imbere bikuraho toxine, gukaraba mu maso byibuze 2 ku munsi. Ibi ngibi birinda gufunga utwenge tw'uruhu, kutaryama ufite makeup. Aya makosa akunda gukorwa n'abakobwa, nyamara kuryama ufite makeup bitera ibiheri byinshi. Ikindi hari ukurya bike bifite isukari nyinshi, ukirinda kurya ibifite isukari isanzwe. Ibi bigabanya inflammation itera ibiheri. Ikindi hari ukwirinda izuba.
cyangwa ugakoresha amavuta arinda izuba. Iki gihe arinda gusaza k'uruhu hakiri kare. Hari imiti rero ushobora gukoresha nka masike karemano ifasha kugira uruhu rwiza. Icya mbere hari indimu n'ubuki. Ibi wabikoresha inshuro 2 cyangwa 3 mu cyumweru. Ibi bizagufasha gusukura uruhu, gukuraho uduheri duto ndetse n'udushishi. Indi masike ya kabiri hari avoka n'ubuki. Ibi bizafasha uruhu kudakanyarara kandi ruhore rworohereye. Icya gatatu hari igikakarubamba. Igikakarubamba wagikoresha buri munsi. Kizagufasha kurwanya ibiheri, gukiza ibisebe byasize utubara. Icyayi cy'icyatsi kibisi cyangwa icyo twakwita green tea. Aya mazi azagufasha kutagira anti-inflammatory irinda umunaniro w'uruhu. Uburyo bwiza bwo kwita ku ruhu ni ugukaraba mu maso n'amazi ashyushye gake gake. Kwitera amavuta yoroshye gake gake mu maso, cyane cyane ugakunda gukoresha olive oil ndetse na shea butter. Ikindi harimo kwirinda izuba. Ikindi nuko nijoro harimo gukuraho umwanda, cyangwa ukaba wakoresha igikakarubamba nka masike 2 cyangwa 3 mu cyumweru. Ndagushimiye cyane rero, tuzasubire ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Isheni yacu ya YouTube igenda igutegurira umunsi ku wundi.